Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, waraturengeye, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi washyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, twejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira ibane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerera indirimbo ikubera umubavu w'umura neza, kandi uyu mwanya uba umugisha n'umumaro. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Umwuka wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, n'abe ari twe icyubahiro kibi cyabo n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 74 mu ndirimbo z'agakiza. Hariho igihugu cyiza cyane, gituwemo n'abanezerewe, ntabwo batinya bomba atomike, baririmba indirimbo zishimwe. Ntabwo batinya bomba atomike, baririmba indirimbo zishimwe. Ibyaho byose ni byiza cyane, hari uburuhukiro bw'ukuri. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Icyo gihugu si nk'icyo mu isi, kuko ibyaho byose bitunganye. Bene data, icyo nifuza ni iki? Kuza babona yo muririmba. Bene data, icyo nifuza ni iki? Kuza babona yo muririmba. Mbese ni ikiguzi kidutanga kwinjira muri uwo murwa mwiza? Nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuri y'Igorigota. Nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuri y'Igorigota. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo hariho igihugu cyiza cyane, gituwemo n'abanezerewe, ngo ntabwo batinya bomba atomike, baririmba indirimbo zishimwe. Amen. Bene data, igihugu cyo mu ijuru ni igihugu cyiza cyane, ngo gituwemo n'abanezerewe. Abatuye muri icyo gihugu baranezerewe, baguwe neza, barishimye, kuko ngo ntibatinya bomba atomike, ntabwo batinya intambara, ntabwo batinya ikibazo icyo ari cyo cyose, kuko icyo gihugu ntabwo ibyo bihagera. Imana itugirire neza. Icyo gihugu rwose ngo nta n'indwara ishobora kubayo. Iki gihugu nta bibi bihagera, ibibaye byose ni byiza. Abagituye rero baranezerewe, kandi ngo ni cyiza cyane. Mwene data unkurikiranye, ndakwifuriza yuko nawe iki gihugu uzakigeramo. Icyami iki gihugu nawe ukazakigeramo. Icyami iki gihugu nawe ukazakinjiramo, ukagubwa neza, ukanezerwa, ukishima iteka, kuko nta bibazo bibayo. Ntabwo batinya intambara, ntabwo batinya bomba atomike, ntabwo batinya ibigeragezo, kuko ibyo ntibigerayo. Icyo gihugu abariyo baranezerewe. Nawe ndakwifuriza kuzanezerwa muri icyo gihugu. Imana itugirire neza. Bahora baririmba indirimbo zishimwe, bahora basingiza, babyina, bavuga ngo Mana urera. Mwene data,
icyama iki gihugu kazakinjiramo, nanjye nkazakinjiramo. Icyama natwe tukazaba muri iki gitaramo cy'abera. Icyama natwe tukazaba muri iri juru ry'abantu bahora banezerewe. Imana itugirire neza. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ngo biraharanirwa. Hari icyo ugomba gukora kugira ngo iki gihugu uzakigeremo. Ukora ibyo gukiranuka, wirinde ibyaha, wirinde ingeso mbi, ukora ibyo Imana ishaka, kuko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo bavuga ngo mwami mwami, ngo ntago ariko bazinjira mu gihugu cyo mu ijuru, ntago ariko bazinjira mu ijuru, ngo keretse abakora ibyo Data ashaka. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ukora ibyo Data ashaka, ukora ibyo Imana ishaka, ukora ibyo gukiranuka, wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, ukiranuke, ugire ingeso nziza, wirinde, ugire urukundo, kandi ukunde abantu bose utarobanuye ku butoni, kugira ngo nawe iki gihugu uzakigeremo, nawe kugira ngo iri juru uzarigeremo. Imana itugirire neza. Ngo ibyaho byose ni byiza cyane, ngo hari uburuhukiro bw'ukuri, ngo nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ibyaho byose ni byiza, ibyo mu ijuru byose ni byiza, hari uburuhukiro bw'ukuri. Reka nkubwire, uburuhukiro bw'ukuri buri mu ijuru. Hano mu isi nta buruhukiro bw'ukuri twahabona. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mukore neza, mukore ibyo gukiranuka, kandi mube maso kugira ngo muzataye muri iki gihugu amahoro. Bene data, nimureke tube maso, dukore ibyo gukiranuka, duhore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe, kugira ngo nihabaho no gutaha tuzagere muri iki gihugu amahoro. Imana itugirire neza. Ngo nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Mwene data, muri iki gihugu nta magambo ateye isoni abayo, nta magambo y'ubupfapfa abayo, nta bintu bibi bibayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa, nta n'abantu bagirirwa nabi, kuko iki gihugu ibyaho byose ni byiza cyane. Imana itugirire neza. Ngo icyo gihugu ngo si nk'icyo mu isi, ngo kuko ibyaho byose bitunganye. Ngo bene data, icyo nifuza ni iki? Kuzababonayo muririmba. Imana itugirire neza. Bene data, iki gihugu ntago ari nk'iki cyo mu isi, ntago ari nk'ibi bihugu byo mu isi, kuko ibyaho byose biratunganye. Ibintu byose byo mu ijuru biratunganye. Ntabwo mu ijuru ari nka hano mu isi. Mu isi, iyi si ni isi y'ibibazo, isi y'intonganya, isi y'intambara, isi y'uburwayi, isi y'ibigeragezo, isi y'umubi. Ariko ijuru ibyaho byose biratunganye, kuko ibi byose bibi ntago bishobora kubayo, ntago bishobora kuhagera. Mu ijuru ni uguhora turirimba, tunezerewe, dusingiza, dushima Imana, kuko ibyaho byose biratunganye. Umuntu rero wifuza kujya muri iki gihugu, nawe niyitunganye, ahora atunganye nk'uko Imana nayo itunganye. Imana itugirire neza. Ngo bene data, icyo nifuza ni iki? Ni ukuzababonayo muririmba. Nanjye bene data, icyo mbifuriza, mwebwe munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo icyo mbifuriza ni ukuzababonayo muririmba, nanjye tukahahurira turirimba. Imana itugirire neza. Nimureke rero twitegure, itegure nanjye nitegure, ukora ibyo gukiranuka nanjye nkora ibyo gukiranuka. Uhore wiyeza, uhore witunganya. Imana itugirire neza, kugira ngo iki gihugu tuzakigeremo, tuzahurire turirimba. Imana itugirire neza. Ngo mbese n'ikiguzi ki dutanga kwinjira muri uyu murwa mwiza? Ngo nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuriye i Golgota. Bene data, nta kiguzi na kimwe bidusaba. Agakiza ni ubuntu, ntago kagura ikintu icyo ari cyo cyose, ntago ari amafaranga. Gukizwa ni ubuntu, nta kiguzi bidusaba. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nawe udafite ifeza n'izahabu ngwino. Yesu yakira abantu bose, Yesu ashaka abantu bose, ntago dusabwa ibiguzi. Nta kiguzi rero na kimwe dutanga kwinjira muri uwo murwa. Icyo usabwa ni ugukora ibyo Data ashaka, gukiranuka, ukirinda ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Nta kiguzi rero na kimwe watanga, nta kiguzi na kimwe bigusaba, kuko kuba muri Yesu ni ubuntu, gukora ibyo gukiranuka ni ubuntu, gukizwa ni ubuntu. Niyo mpamvu nkwinginga ngo Yesu yarishyuye, ngwino wisigara. Nawe utari waza, ngwino wisigara.
Yesu yishyure wa munsi igorigota ku musaraba. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ngwino, nta kiguzi, nta mafaranga, nta butunzi bigusaba. Ngwino ukuri, ngwino ukuri, ubundi Yesu akugirire neza. Ngwino umwemerere akubere umuyobozi, akubere umujyanama, akubere inshuti, kubera ko ni inshuti nziza itajya idusiga mu byago, ibana natwe ibihe byose. Ni umujyanama mwiza utugira inama z'ukuri, inama zituyobora ku bugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ngwino uze kwa Yesu ukuri kose. Ntabwo Yesu ahamagara abakire gusa, Yesu ahamagara abantu bose. Yesu ahamagara abantu bose, Yesu ashaka abantu bose. Ngwino ukuri, Yesu akugirire neza, kuko muri Yesu tubonera mu byose, kandi ikiruta byose tukabonera mu bugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Yarishyuye wa munsi. Ngwino rero, niba wari uri mu bibi bivemo, niba wari uri gukora ibyo Imana idashaka garukiraho, kuko ngo abazinjira muri icyo gihugu ni abakora ibyo Data ashaka. Garukiraho ubundi uce bugufi, uve muri ibyo bigutwaje igitugu, uzane iyo mitwaro y'ibyaha. Yesu ayikwakire, kuko dore urarushye. Ngwino Yesu akwakire, agukureho uwo mutwaro w'ibyaha, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ngwino Yesu akuruhure ibyo bibazo, ngwino Yesu akuruhure uwo mutwaro w'ibyaha, ngwino Yesu akuruhure ibyo bikuremereye. Nta kiguzi na kimwe akwaka, ni ubuntu. Atangira agakiza k'ubuntu. Ngwino umusange, ngwino akwakire. Niba wari uri mu bidafite umumaro, niba wari uri mu mwijima, uvemo. Mu mwijima nta byiza bibayo, mu mwijima ni ibibi gusa. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze Yesu akumurikire, kuko Yesu ni umucyo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uzakumurikire. Ca bugufi aho uherereye, usabe imbabazi. Yesu ahora ateze amaboko kugira ngo yakire umuntu wese, kuko Yesu aradukunda, adukunda urukundo rwinshi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ca bugufi wongere wisubiremo. Nusanga hari aho wakoze ibyo Imana idashaka, uvuga ati Mwami, nagendeye mu bidafite umumaro, navuze ibidafite umumaro, natekereje ibidafite umumaro, nakoze ibidafite umumaro, nakoze ibyaha byinshi, ariko uyu munsi nisubiyemo. Mwami, ndagarutse, nciye bugufi, mbabarira rwose. Imana irakubabarira. Reka mbabwire ngo icyo gihugu ngo nta magambo ateye isoni abayo, nta bibi bibayo, ngo ibyaho byose biratunganye. Niyo mpamvu nkwinginga mwene Data unkurikiranye, kugira ngo wiyambure ibyo bibi byose, wiyambure ibyo ngibyo byari bikujyanye kure y'Imana, uce bugufi. Data arakubabarira, ubundi agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino rero wisigara, garukiraho, va muri ibyo bibi, uze mu mucyo, kuko mu mwijima nta byiza bibayo. Imana itugirire neza. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwe, naza mwakire. Ngwino umwakire. Uyu munsi niwe wawe, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi. Reka mbabwire, Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, kandi azaza atunguranye. Ibimenyetso turi kubibona. Ngwino umwakire, kuko ejo ntuhazi, kandi Kristo nibatinze n'urupfu rwagutungura. Ariko ndakwinginga kugira ngo ufate umwanzuro aya masaha, ubundi uve mu mwijima, uze Kristo akubera umuyobozi, akubera umujyanama, kandi akubera inshuti. Ntabwo uzicuza kumukurikira, kuko muri Kristo tuboneramo byose. Tuboneramo amahoro, umunezero, kugubwa neza, kandi niwe tuboneramo ubugingo. Ngwino rero umwakire, akubere umuyobozi wawe. Imana ikomeze ibiteho, kandi ikomeze ibaganirize, kandi bambere umugisha. Reka dushime Imana rero kubwo butumwa bwo mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye kubwo butumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi aravuze ngo hari igihugu cyiza cyane gituwemo n'abanezerewe, ngo ntabwo batinya bombe atomike,
ngo baririmbe indirimbo zishimwe. Mwami, iki gihugu natwe twifuza kuzakigeramo. Duhe gukiranuka, uduhe gukora ibyiza, uduhe kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo iki gihugu tuzabashe kucyinjiramo. Abankurikiranye nabo bahe gukiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo, barinde gusubira mu ngeso mbi. Ndetse n'uwasubiye inyuma, mweze umuboneze rwose. Umukureho umugayo wose wamugaragayeho. Ukimara kumubabarira, umukure mu gitabo cyo kurimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami. Kiza abarwayi, bakoze ikiganza cyawe gikiza mu izina rya Yesu Kristo. Abafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa, ongera usuku ububyutse mu itorero. Mwami, abari basubiye inyuma bongerera imbaraga. Abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho buri wese uko akwifuza, umwiyereke. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro. Mwami Imana, turabasengeye kugira ngo utegeke ku buzima bwabo. Buri wese umuhe icyo akwifuzaho, buri wese umuhe guheka mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibane nabo. Mwuka Wera naganze ategeke mu ruhande rwacu. Urakoze kumvishe gusenga. Icyubahiro ni cyawe, ubu iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze biteho kandi bagirire neza. Yongere ibagarukeho, yongere ibiyereke bundi bushya, kandi ikomeze bahe gukiranuka muri byose, ahagaragara n'ahatagaragara. Kiruta byose ikomeze barindira ubugingo, kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.